umusore ni umutwe umusore ni umutwe nta kintu yavuga nta ngingo imurengera kwa sebu aragomba gukora nimba ari n'ubuyeda bukore ashaka inkwano ayizana we nta ngingo imurengera ihari cyane kuko na pastor arahagarara ati ibisabwa byose mwarabikoze abakuru b'imiryango ati byarakemutse rwose rese bajya kuvuga ngo nabyo byakemutse akwasaba amadini akajya kopa. Tubahaye ikaze mu ijuru ry'Abera TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza n'ubuhamya bufite ibihamya. Kanda subscribe winjire mu ijuru ry'Abera TV. Wa musore ushaka kubaka udafite ubushobozi buhagije ariko iwabo w'umukobwa bamwaka amafaranga menshi, abo babwira iki? Abo ngabo nababwira ngo nibasenga Imana izabaha igisubizo. Izabaha igisubizo. Nibasenga Imana izabaha igisubizo. Ariko sibyo bituma abantu benshi bishingira buriya. Nibazishingire kuko nibishingira bazaba bishinguye. Aronzi babwiye ati rwose ibyo umusore inkwano azaguha nizagira ibyo uzatahana. Abantu benshi bagira iyo myumvire. Ariko dukurikije iki Imana ivuga, Imana yemera ko umusore akwiriye gukwa. Kuko Isaka nawo bajya kumusabira, Aburahamu yatanze ibyo gusabisha. Aravuga ati dore ni inkwano. Inkwano arazibaha. Noneho bamaze kumuha umugeni, wa wundi usaba aravuga ati dore ni inkwano, ngo amuhe ifeza ngo n'izahabu n'iby'igiciro cyinshi. Byumvikane yuko inkwano mu muryango ibikenewe kwa sobukwe. Imana yemera ko inkwano ibaho, inkwano nitangwe. Ahubwo mu basore badafite ubushobozi kujya bajye kugaragara nabi kwa sebukwe cyangwa abantu ngo bamenye yuko bajyanye umukobwa bataranakoye. Urumva nibakore koperative y'abasore bavuga ati wa musore wowe turabona ari ukwiriye kugenda mbere yacu, bakurisha ni muri bo mu basore bigire nk'abasore batanu bakora ikimine bavuga ati tugiye gushaka inkwano 500 tuguyaguhereze numara gushyingirwa hazagerwaho uyu nguyu. Bakajya bakora ikimina cyo gutangana kugira ngo basapotinge wa musore mugenzi wabo agaragare neza kwa sobukwe. Ko ndagira mu rugo bikanga sugagize mu rugo bikanga ubwo ndiya. Oya Imana iyo yubatse urugo iguha n'umugisha utunga urugo. Iyo byanze byanga nkuko nabatangiye bafite byanze yo gutegeka umukobwa ngo cyangwa umusore ngo bamugone ngo uzatanga miliyoni 4 baziko nayafite. Ahubwo niba hu uburenganzira umukobwa n'umusore biyumvikanire icyo mu nama bazakora igisubizo kizavamo baze bagihereza umuryango ubyumve hanyuma babashyingiye. Bahere ko muri ya nkwano bumvikanyeho kuko baba bazi ubushobozi bw'umusore. Abazi ubushobozi bw'umusore. Okay. Baza kabazo wenda ko inkwano nishimwe umuntu ababyeyi. Nishimwe umuntu ababyeyi. Uramutse uguriye nko umubyeyi nk'ibobo y'50 nimbibaho simbizi cyangwa ikitenge cyiza cyangwa se niyo hene nziza kumbwa ati muzeye ndagushimiye nk'umukobwa nishimwe. Aho wamusuzuguye kutisi ubijyanye mu buryo bw'Imana nanone ukavuga ko ari inkwano aho musuzuguye. Icyambere ni inkwano ko buri iyi nkwano iguhesha agaciro kwa sobukwe. Kuko iyo havutse n'akabazo mu rugo ukakemura biba ari ikibazo mu miryango. Iyo utakoye nta gaciro ufite. Iyo utakoye baramwibye. Baravuga ati se n'ubundi ko yamukwereye ubuntu ate none arenga atangaye wa mukwe. Ubundi twagize ngo turamugabe turamuhaye. Ati none ye baba we ati none umvi zitangiye gushya none zitararama. None se niyo bibaye igiciro ugasanga wenda ababyeyi bagiye kudiringa ngo ni miliyoni 3 miliyoni enye byo bivuga hiki? Icyambere ni inkwano ko buri iyi nkwano iguhesha agaciro kwa sobukwe. Kuko iyo havutse n'akabazo mu rugo ukakemura biba ari ikibazo mu miryango. Iyo utakoye nta gaciro ufite. Iyo utakoye baramwibye. Baravuga ati se n'ubundi ko yamukwereye ubuntu ate none arenga atangaye wa mukwe. Ubundi twagize ngo turamugabe turamuhaye. Ati none ye baba we ati none umvi zitangiye gushya none zitararama. Yes, basore mutanga inkwano namwe babyeyi mwe kugurisha abana. Ariko bashora.
bo kubashora bo kubigira business, bo kubigira ikiguzi, bo kuremereza ibintu, ahubwo icyambere ni urukundo mu bantu n'ubwumvikane hagati y'abakundana, hanyuma mugashyigikira abana mukabubakira urugo, kuko ni wakubakira umubyeyi umwana wawe urugo uruvuma, ni wabwubaka uruvuma, kuko uyu muvumo ukurikiza umwana umukwe wawe bimubaho uvuga ati n'ubundi niye yamaye make, n'ubundi wakoye zingahe, n'ubundi ahora yubakiye ku rugo rw'imiruho biterutse ku mivumo y'ababyeyi. Yego, nanone turasuje abakurikiye Umwerezi TV, abakurikiye Ijuru ry'Abera TV, kasaba mutumisha basuhuze tubone gukomeza muziranye. Turabashuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Imana idana umugisha. Nitwa Evangeliste Namuhanga Donat Gideon, benshi banzi kuri Gideon, ariko byose ntacyo bitwaye n'amazina yanjye. Imana idana umugisha rero, turabakunda, n'Imana irabakunda kandi turabemera nk'uko Imana yabemeye. Amen. Amen. Muratwemera natwe se? Turabemera cyane nk'uko Imana yatwemeye. Turabemera cyane nk'uko Imana yabemeye. Aha, maze iminsi mbona nagutumiye ngo tuganire ko maze iminsi mbona muri social media ku mupasiteri wavuze ngo umusore utarakoye utaratanze inkwano ngo ntiyamushyingira. Yego, nagira ngo tubiganireho turebe ese mu by'ukuri inkwano ubundi ni ngombwa cyane, Bibiliya bivugaho iki? Ese koko umusore utakowe yakimwa amahirwe yo kubona cyangwa se yo kubaka urugo? Murakoze cyane. Ari ibintu bigeze kuri bibiri umuntu ashobora gushingiraho atanga umugeni mu gihe atatanze inkwano, cyangwa ngo ndaza kuvugamo kimwe cy'ingenzi. Hanyuma icya kabiri ni ikivuga ngo umuntu akwiriye gushyingirwa cyangwa guhabwa umugeni ari uko yamaze gutanga inkwano yujuje ibisabwa. Yego, ariko hari n'ubundi buryo ushobora gutanga umugeni udashingiye ku nkwano yatanze. Murakoze cyane. Uburyo ni ubuhe? Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tuze kubasha gusobanukirwa ko inkwano kuyitanga ari ngombwa ku bantu. Hanyuma turebe ize kudufasha no kwinjira mu bundi buryo bwa kabiri abantu batari bazi cyangwa batarasobanukirwa neza ku mpamvu Imana igomba kwirengera ubwayo. Hari impamvu Imana igomba kwirengera ku muntu utatanze inkwano, hari n'impamvu Imana idashingiraho, kuko Imana itegeka ko umuntu wese akwiriye gukwa, ariko hari n'ubundi buryo igomba kurengera. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu itangiriro igice cya 24, turasoma ku murongo wa 2, tuze no kureba wenda ku murongo wa 53 kugira ngo bize kudufasha. Turebe icyo Bibiliya ibivugaho. Turebe icyo Bibiliya ivuga ku nkwano. Ese kuko inkwano ni ngombwa, cyangwa se hari umuntu wavuze ejo bundi ngo umutaratanze inkwano ngo bari ruswigire simbyibuka neza. Yatanze ikiganiro ku Mpuhwe TV yavuga ko umusore utatwanze inkwano aba ari nyaruswigire. Ubwo bitewe n'uburyo ashatse kubivugamo nk'uko abyumva, ariko gutanga inkwano reka turebe icyo Bibiliya bivugaho. Bibiliya iravuze ngo mu itangiye igice cya 24 umurongo wawo wa 2, iravuga ngo titiri iravuga ngo Aburahamu atuma igisonga cye gusabira Isaka umugeni. Aburahamu atuma igisonga cye gusabira Isaka umugeni mu mutwe w'amagambo. Hanyuma ku murongo wa 2 iravuga ngo Aburahamu abwira umugaragu we mukuru wo mu rugo rwe wategekaga ibye byose ati, ndakwinginze shyira ukuboko kwawe munsi y'ikibero cyanjye, nanjye ndakurahiza Uwiteka niwe Mana nyirijuru, niwe Mana nyirisi, yuko utazasabira umwana wanjye mu Banyakanani kazi abo nuyemo, ahubwo ujye mu gihugu cyacu kuri bene wacu usabireyo umwana wanjye Isaka umugeni.
ahangaha urumva gahunda ni ugusaba umugeni. Reka turebe rero icyo bita inkwano, kuko ntabwo yagiye gusa uyu mugaragu, turaza kubireba. Reka rero dusome ku murongo wa 53, 53 aravuze ngo reka duhere ku murongo wa 50 kugira dusobanukirwe neza. Haravuze ngo Labani na Petenuweli baramusubiza bati ibyo biturutse ku Uwiteka, nta kindi tubasha kukubwira. Dore Rebeka ari imbere yawe, mujyane abe muka mwene shobuja nk'uko Uwiteka yavuze. Umugaragu wa Aburahamu yumvise amagambo yabo, yikubita hasi aramya Uwiteka. 53 uwo mugaragu azana ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda abiha Rebeka, kandi aha na musaza we na nyina ibintu by'igiciro cyinshi. Amen. Abaha ibintu by'igiciro cyinshi, amuhereza ibintu by'igiciro cyinshi n'iby'ifeza. Izi nizo nkwano rero umugaragu wa Aburahamu yari agiye gusabira umuhungu we umugeni. Yari yamuhaye icyo bita inkwano. Aramubwira ngo ngwino ngutume tumugirane indahiro, tugirane indahiro nge nawe. Aramubwira ngo zamura ikiganza cyawe, arakizamura. Rahira Uwiteka mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli ko utazagira umukobwa cyangwa umugeni unsabira mu banyamahanga, mu banyakananikazi ntuyemo, ahubwo uzajya mu gihugu cy'iwacu kwa bene wacu ukasabirayo umugeni. Undi arabirahira ati nk'uko ubivuze sinzigera asabira umuhungu wawe mu banyamahanga umugeni, ahubwo nzamusabira mu bwoko bw'iwanyu cyangwa ubwoko bwacu. Aramubwira ati rero ngiye kugutuma ujye mu bwoko bw'iwacu, ufata ingamiya. Amuhereza icyo bita ingamiya, amuhereza ibintu by'ifeza, ibintu by'imiringa, ibintu by'amazahabu, amuhereza ibintu by'igiciro cyinshi birivuga, amuhereza icyo bita inkwano. Aramubwira ati nugerayo ukambonera umugeni, umukobwa mwiza mu bwoko bw'iwacu, haleluya, uzamukwe. Dore ngwaye ibyo kumukwa, uzagende umukwe unsabira umugeni ku muhungu wanjye bita Isaka, azaba umugore we. Shyigikiye ko inkwano ari ngombwa ku bantu. None se nk'umusore aramutse abuze ubushobozi akunda umukobwa, byagenda babikwiye kugenda gute? Ubushobozi ni kimwe. Ubundi njyewe nayoboye urubyiruko, ahantu nakoraga umurimo w'Imana muri ADPR, naho nakirijwe muri ADPR ya Kiravumba muri paruwasi ya Matyazo. Aho ngaho niho nakirijwe. Nahawe rero impano y'ubuyobozi muri njyewe, nyobora urubyiruko, nyobora na korali. Korali ari mu rubyiruko, urumva n'urubyiruko rwabyo bafite ibyifuzo bitandukanye. Hari abari bakuze kuruta njyewe, nabonaga benshi bagenda bagwa mu ntege nke bakishingira. Mbakoresha amahugurwa y'urubyiruko mu mudugudu. Noneho twagiraga amahugurwa y'urubyiruko nanone muri paruwasi. Urumva ninjye wari wayoboye, nari mbayoboye mu mudugudu, ariko no muri paruwasi ndi umujyanama w'urubyiruko. Dukora amahugurwa, seminari y'imuguro z'urubyiruko, kugira ngo urubyiruko rurusheho gukunda Imana no kwitwara neza. Abashumba bagategura ayo mahugurwa, bagatumira n'abandi bashyitsi b'inararibonye mu guhugura urubyiruko. Noneho mbabazwa n'ikintu kimwe, ubwo nabonaga urubyiruko rujya mu ntege nke rukishingira, ngabase habaye iki? Kuki mwishingira, habaye iki? Bamwe barambwira ati igikwe, muri kino gihe baravuga ngo igikwe. Uyu munsi igikwe ngo birakaze, gukora ubukwe ntabwo ari ibintu wakwisukira. Bati murabura iki? Ndagenda senga Imana, bati wa Mana, aba bantu metse uru rubyiruko nyoboye ko mbona benshi bari kugenda bajya mu ntege nke bishingira, tubabura mu itorero mu murimo w'Imana, twakora iki? Mwuka w'Imana arambwira ngo genda ubambarize ngo ese muramutse mufite inkwano, ubabaze nimba bari tayari kuba
ibindi bisigaye kuko Imana ishyigikira inkwano. Imana yarambwiye ngo genda wabaze ngo ufite inkwano yonye ko baravugaga ngo inkwano ngo siyikora ubukwe. Imana se ishyigikira inkwano kurusha urukundo? Irayishyigikira cyane hamwe n'urukundo. Urukundo cyambere ni amagambo ava mu mutima. Amagambo ava mu mutima. Inkwano n'ikimenyetso cyo gukunda. Inkwano iza nk'igikorwa cy'uko ukunda umuntu. Abantu benshi ntabwo baha agaciro ko inkwano ari itegeko ry'Imana. Ubundi Imana na Aburahamu nawe Imana yari izi yuko ari itegeko kuko inkwano ihesha agaciro umukwe. None se inkwano abantu bakundanye bagakundana, ubundi by'inkwano akabura inkwano, tuvuge uri umupasiteri, umuhungu yabuze inkwano akunda umukobwa aho kugira ngo yishingire. Reka subira inyuma ho gatoya. Nari mvuze ngo abasore bagira ikibazo, baravuga ngo nta nkwano nta bushobozi bafite bwo gukora ubukwe, bakumvikana n'umukobwa barakundanye bakigendera. Mu kukwigendera rero Imana ntago ibishima. Noneho kugira babuze inkwano ntayo bafite kugira ngo muze ababyeyi bareke babane, bitwaye ikibaretse bakabana. Ubundi ntabwo nanone bituruka ku bwumvikane bw'ababyeyi. Ubwumvikane bw'ababyeyi ubundi uhabwa inkwano ninde? Dusanze dusobanukirwe uhabwa inkwano ninde. Uhabwa inkwano no mubyeyi wabyaye umukobwa, ni wowe uhabwa inkwano mu gihe atakibafite umukobwa. Rero ndaza kugarukaho ngaho ari bwo bwa buryo bwa kabiri navuze hari iby'Imana yishingira. Hari iby'Imana yishingira ikavuga ati ibi ngibi mbikoze mu izina ry'Uwiteka. Noneho ngiriye ikibazo njya muri paruwasi mbwira abashumba, nari ngiye kuvugira urubyiruko. Ndabwira se ko urubyiruko tugira ikibazo cy'ubushobozi bwo gukora ubukwe kugira ngo twubake kandi umuntu akuze. Nk'abashumba mwafasha iki umuntu kugira ngo abe yabasha gukora ubukwe hanyuma mumushyingire mu mwubakire urugo? Ndavuga ngo ese umuntu abaye afite inkwano, ibindi bisigaye nk'itorero mwabimukorera? Zikuntu bashubije bakomye amashyi, bamwe bagira ngo ni ngewe. Barambwira ati twebwe turi tayari gushyigikira umuntu wese uje utugana ariko afite iyo nkwano, turi tayari kumukorera ibindi. Yego. Ngaruka mu rubyiruko nabwo ati rero ikintu gikenewe nimushake inkwano. Nimushake inkwano, ayo makanzu, izo fanta n'ibindi bikenewe mushaka kugira ngo mube mwakora ubukwe bugezweho cyangwa bwiza mwishimiye. Tuzabifasha muri itorero ryambwiye yuko rizabafasha. Ariko inkwano icyambere ni inkwano, kuko buriya inkwano iguhesha agaciro kwa sobukwe. Kuko iyo havutse n'akabazo mu rugo ukakemura biba ari ikibazo mu muryango. Iyo utakoye nta gaciro ufite. Iyo utakoye waramwibye. Baravuga ati se n'ubundi ko yamukwereye ubuntu, ati none arenga atangaye wa mukwe. Ubundi twagize ngo turamugabiye turamuhaye. Ati none ye baba we, ati none umva zitangiye gushya noneho zitararama. None se nk'iyo bibaye igiciro ugasanga wenda ababyeyi bagiye kudiringa ngo ni miliyoni 3, miliyoni 4, byo bivuga iki? Hari igihe usanga bibaye ikibazo mu miryango igiciro cy'inkwano. Dore icyo mbivugaho rero. Ubundi inkwano ntabwo ababyeyi ari bo bayitegeka, niho ibintu byapfiriye. Inkwano ituruka mu bwumvikane bwawe n'umukobwa wakunze. Inkwano niho ituruka mu bwumvikane, mu rukundo rwawe n'umukobwa. Naho imiryango ugiye kureba iby'imiryango yifuza byinshi birenze ubushobozi bw'umusore. Ni nayo mpamvu Imana iba ishaka kugira ngo ibintu bikorwe mu rukundo, mu bwumvikane. Wowe wa mukobwa we nawe wa musore we mujye mu mibare. Umusore mubwizanye ukuri. Ikibazo nuko nabo basigaye abasore biyemera, hanyuma bigatuma n'ababyeyi nabo bavuga ati tumuca ya naya. Wa mukobwa agenda umubwira ya naya natayaguha ntago tuzagushyingira.
bitewe nk'uko abasore bagiye biyemera ko bafite ubushobozi, ababyeyi nabo bagashingira bati uriya musore yatubwiye ko afite amafaranga akora muri kampani akora muri etaje. Ababyeyi bagashingiraho bakavuga ati wa mukobwa we, kuko ababyeyi ntabwo babwira umusore ngo uzazanaye, ahubwo batuma umukobwa batuma umukobwa akaza avuga ngo nutama miliyoni nutanywa miliyoni ntago nzaza rwose, ati rwose ntago nzaza. Umusore nawe akagenda nyine akajya mu madeni akajya he kugira ngo iyo nkwano yuzuze, haba ari aho byaturutse mu muryango. Avuga ati umuryango wa Rudomoro ntago wawinjiramo nk'uduhumbi 100. Reka ati iryo jambo se mu gihe y'amafaranga yayabuze, tuvuge wenda n'umusore n'umukene, tuvuge ko umusore w'umukene bigaragara ko ari umukene, bwa bushobozi nta nubwo azabona, ntago azubaka urugo, ararwubaka hamwe n'Imana, kuko Imana ishyigikira ubukwe, ararwubaka. Dore uburyo arwubakamo rero, ni ukuvuga ngo bwa bwumvikane bwawe n'uwo mukundana, uramubwira ati sheri mfite ubushobozi bunubu, mbayeho gutya, icyakora mfite inka y'ibihumbi 100. Muri kino gihe basigaye batanga inka muri envelope, niyo ibasha kujya kuri konti, kajya kuri banki. Abantu ntabwo bakigira amafamu nka kera ngo bazane ngo mukobwa 100. Mu gusaba baravuga ngo ni mukobwa 100, bakazishyira ngo ni 8, bakagira ute, urumva. Ariko muri kino gihe nyine ushyira kuri banki. Ngenda garuka ku musore utabasha kuyabona, none yayandi 100 utayabona, ntabwo yazana umugore. Nicyo kibazo ngiye, ntabwo niho sha ndiko gusha, ntabwo ari kwansubiza. Niho shaka kugeraho neza, abasha kumubona bituruka mu bwumvikane na shere wawe, mubwizanye ukuri. Hanyuma kubera uzi yuko kwa sobukwe batazemera ko ibyo 100 cyangwa bamuguhera ubuntu, wowe ugasenga Imana kugira ngo Imana iherekeze rya jambo ryawe, Mwuka Wera agenda gusabira. Agenda gusabira, Mwuka Wera agenda musabira, agenda gusabira. Azagusabira gute rero? Azagenda yumvishe kwa sobukwe, habwira ati nyamara uriya mwana wo kwa runaka nta kintu afite. Siko Imana ibigwesheje agaciro yo, ibigwesheje agaciro. Dore ko nibigwesheje agaciro, icyambere bayakuvuganiye wowe aho byakunaniye. Kuko icyambere Imana ishingira ku rukundo, ikagenda ikemeza kwa sobukwe ikavuga ati uriya musore nafafite kwa runaka, urumva umuryango wawe uriya musore nta kintu ariho, nta kintu ariho rwose, akunda gusenga, afite imico myiza, se tumuhe umugeni cyangwa tumwime. Mwuka Wera akabonga akavuga ati nimumuhe uriya musore arakijijwe. Umusore tuzabikora rwose, mureke abana bikundanire, tubagende bubaka urugo, tububakire, urumva. Ariko ukiri ngo baza akabazo wenda ko inkono nishimwe umuntu ababyeyi, nishimwe umuntu ababyeyi, uramutse uguriye nk'umubyeyi nk'ibobo y'ibihumbi 50, nimbibaho simbizi, cyangwa se ikitenge cyiza, cyangwa se niyo hene nziza, kumbwa ati muzeye ndagushimiye nk'umukobwa nishimwe, aho wamumusuzuguye kutise, ubijyanye mu buryo bw'Imana, nanone ukavuga ko ari inkwano, aho umusuzuguye. Ikintu kibaho kimaze iyo uwo n'umusore mutariyubaka bakabashyingira, nyuma yaho iyo mumaze kwiyubaka ugaruka kwa sebukwe ukamushimira, ugakoresha ikirori, byaba na ngombwa mu rwego rwo guha agaciro umubyeyi, kavuga ati mubyeyi mwakoze kushyingira, nariyubatse nageze kuri ibi bikorwa ibi n'ibi, kuko urugo ni umugisha. Urugo ni umugisha. Ukaba wafata nk'ifirizone ukagenda ukayiha mukecuru nawe akasaza yinywera amata, kavuga ati buriya nitwabonye uburyo duhuza abantu ngo mvuge ngo inkwano, ariko ndakwituye umubyeyi ukamwubakira, ukamuha iyo nka yuko nyine nabo batigeze bakurushya mu buryo bwo kuguha umugeni. Ahubwo ni nuko byakagenze, ko umusore udafite ubushobozi bakamuhaye umukobwa akigendera, bakabana, ubushobozi bwazaboneka akaza kwitura. Yego, ubundi abantu batsimbarara cyane, ababyeyi batsimbarara cyane ku nkwano, abo ngabo ni ababyeyi gito, niba baza byabaye business. Umunsi byabaye business, uragira abakobwa 5
waba ufite abakobwa batanu ukavuga ngo ufite inka 5 ni miliyoni 5 ubwo inka mwe akayabarira miliyoni akavuga ati miliyoni 5 ngomba kuzibona ahangaha mwizi nkumi zanjye. Ikindi cya kabiri bamwe bakirebera mu bukene bwa n'ubushobozi bwabo bakavuga ngo nta bushobozi dufite bwo kugushingira n'amajyambere tuzashingira ku nkwano natayiguha ntabwo uzava ahangaha. Aronzi babwiye ati rwose ibyo umusore inkwano azaguha nizajya n'ibyo uzatahana. Abantu benshi bagira iyo myumvire ariko dukurikije icyo Imana ivuga, Imana yemera ko umusore akwiriye gukwa kuko Isaka nawo bajya kumusabira Aburahamu yatanze ibyo gusabisha aravuga ati dore ni inkwano inkwano arazibaha noneho bamaze kumuha umugeni wa wundi usaba aravuga ati dore ni inkwano ngo amuhe ifeza ngo n'izahabu n'iby'igiciro cyinshi. Byumvikane yuko inkwano mu muryango ibikenewe kwa sobukwe ibikenewe ndabyemera wenda arakenewe. Nanjye mfite umukobwa ndashobora kumukosha ko abyita ariko ikibazo kiba gihari mpamvu tunaganira kugira ngo tugire abo dufasha ni ku basore badafite ubushobozi bifuza kubaka urugo ya nkwano bazayikurahe. Iriya nkwano rero ari uburyo bashobora kubonamo inkwano kugira baseruke neza kwa sebukwe. Icya mbere iyo nta bushobozi ufite ubundi ujya mu bihe by'amasengesho. Gusenga si ukavamo inkwano? Gusenga bivamo cyane, njye narabibonye. Gute? Njye nasenze Imana iminkwano. Bidusangirize gute wasenga? Njye nasenze Imana iminkwano noneho maze kuyibona ubundi nakundaye n'umukobwa njyewe nta kintu ufite. Nta mafaranga nari mfite. Nta nkwano ufite se? Njye nakoze n'ubukwe 4,000 nibyo natangije umushinga w'ubukwe. Na invitation hari umuvandimwe nahaye 4,000 anda ayankomeraho arantwerera. Iki? Cyane. Nakoze ubukwe bw'4,000 natangije umushinga w'4,000 hanyuma muri total y'ibyakozwe n'ibyakozwe koreshejwe mu bukwe 4,000 byavuyemo miliyoni 4. Miliyoni 4. Urumva imbaraga z'Imana bivuye muri bya 4,000. Bivuye muri bya 4,000. Ndango wa musore udafite inkwano aramutse asenze ashaka kubona inkwano cyane mbere yuko ashora ijambo cyangwa cyo navuga ngo amagambo kuko iyo ujyanye ijambo nabikorwa byitwa ibigambo. Bavuga ati bya bigambo byura musore ntabwo twabyemeye. Mbere yuko ujya kuvuga ibigambo bidafite ibikorwa banza ushake ibiguhesha ijambo. Uriya ufite ikintu ukabwira umuntu ari icyo ufite avuga ati byibuze turahera kuri ibi. Uba ufite ijambo ariko iyo ugiye nta kintu ufite bigaragara ko uri kuvuga ibigambo. Hanyuma reka mbwira abasore babwire ngo birashoboka kuba wakora ubukwe wabona inkwano cyangwa ugakwa ugashyingirwa n'amafaranga ufite biturutse kuri 0. Impamvu abantu bagira ukiraho ngaho byaturutse kugira ngo ibyo 4,000 warabitowe nakweze miliyoni y'unye warazitoye. Ubu ni ngiye natwaraga akamoto gashaje. Natwaraga akamoto gashaje ngakoreye 3,000 kakarya 2,500 asigarana senyise. Urumva? Rero umunsi wa mbere twapanze ubukwe na shere wanjye twavuga ati ubukwe buzaba itariki niyi. Iyo tariki irindegera tutarabona ubushobozi. Hari abantu bavuga ngo ubukwe bukorwa n'amafaranga. Niyo nabona amafaranga ngo ntihazakora ubukwe. Abasore b'iki gihe baranangaje nta uko batizera Imana ngo banasenge. Undi kwizera no gusenga ni ibintu bigendana. Urasenga ukanizera kandi kwizera kuguha gufata icyemezo kuko gufata ibintu bitari biriho bikongera bikabaho kuko kukuremera ibyo utabona ibyo utarebesha amaso kwizera kukwereka ko ari ibyo kuri kandi biriho. Kibazo nuko abantu batizera, abasore batizera kugira ngo babeho mu buzima bwo kwizera no gusenga Imana bafata icyemezo muri izo mbaraga kuko aho harimo imbaraga zibaremera icyo bashaka. Hanyuma shere wanjye urumva twakundanye natwaraga akamoto gashaje pe nakoreraga 3,000 kakarya 2,500 n'abantwaye umugenzi w'1,000 igatoboka numije umukanishi ayikoreye 400 ngasagura turuwase nkajya acunganwa na essence y'1,000 najya gukora imibare nkabona nungutse amafaranga 500. Gukora ubukwe biranga neza. Mwaka wa mbere urinda ushira uwa kabiri
none ndavuga ati reka dusenge Imana mu mbaraga zo kwizera ko twari abanyamasengesho na n'uyu munsi turacyasenga Imana no mu mbaraga zo kwizera Imana ikabikora. Noneho ndavuga ati reka mfate icyemezo icyo gihe impamvu mvuga ko ari ibihumbi 4 byatangije umushinga w'ubukwe niho nafatiye icyemezo cyo gutangiza umushinga w'ubukwe. Buri iyo wafashe icyemezo gatinyi kugashyiraho itariki tangira ku 4,000 nangira ku 4,000 mitangira kwizera bati uzajya kunyereka mu muryango iwanyu. Dupanga itariki mu mbaraga zo kwizera kunyereka mu muryango w'iwabo tuvuye ahita kujyana mu muryango w'iwabo anjyanayo tuvuye urumva umukobwa avuga ati ifite shere wanjye bakaza nyine bakamureba ukagenda icyo gihe ntago batangaje itariki ariko itariki bamwarayifatanye na shere wawe mu mbaraga zo kwizera ariko shere wawe nyine yagiye umugore akubama akabwira umubyeyi ati bamubaze se bizaba ryari ati birimo ariko nibizarenga muri uyu mwaka. Waje gusenga Imana iguha amafaranga? Naje gusenga Imana ima amafaranga. Yego. Icyo gihe nta n'inkwano nari mfite. Imana iguha inkwano? Nari ndi umusore ufite akamoto ndara hasi nta ntebe mfite nta kintu na kimwe cyakora nkunda gusenga no kubwiriza ijambo ry'Imana. Akaba ari by'abantu banziho ko icyo gihe nayoboraga na korari kandi hano mu mujyi wa Kigali hano ntago ari kure ni hano ruguru mu Kagarama kuri ADP icyo gihe niyo nayoboraga korari naho nakoreye ubukwe. Hanyuma fata icyemezo gutyo mu gufata icyemezo rero umushere wanjye ndabubwira ati mfasha rero turaganira nawe se nzaguha inkwano yangahe gusaba miliyoni ndavuga ati miliyoni ndeba kuntu nunguka senyisa niriyo ntwara moto umusose razindutse saa 10 na kaka moto gashaye nkagurishe sikavamo n'ibihumbi 100. Ndabyumva Imana gukora imima n'ibitangaza. None se tukiri inyuma tusubiye inyuma gatoya wa musore ushaka kubaka udafite ubushobozi buhagije ariko iwabo w'umukobwa bamwaka amafaranga menshi abora babwira iki? Abo ngabo nababwira ngo nibasenga Imana izabaha igisubizo. Nibasenga Imana izabaha igisubizo. Ariko sibyo bituma abantu benshi bishingira buriya. Nibazishingira kuko nibishingira bazaba bishinguye. Basi umuntu yishingiye ko akabaza inkwano. Aho ngaho naho nta kintu ashobora kubwira Imana kuko Imana yitwishoboye byose. Ahubwo umubyeyi wamwenye umukobwa se ufite urubanza buriya. Ntabwo Imana yamuburaho urubanza ko afite ingingo imurengera kuko yarabyaye umukobwa akeneye inkwano akeneye kumushyingira neza nta rubanza ushaka kumushyiraho ahubwo dore urubanza Imana ishaka gushyira ku muntu wanze gutanga umugeni ni umuntu ushyingira imfubyi. Gute? Umuntu ushyingira imfubyi akaba ari bo bamubereye ababyeyi ariko atari bo bamubyaye bakanga kumurekura bagashaka ngo twamutanzeho ibintu byinshi turashaka yuko natwe azava hano tubone amafaranga yo kumushyingira. Uwanga gushyingira imfubyi uwo ngo Imana imubaraho urubanza. Nivuga ngo kumfubyiho ibyo kuvuga ngo inkwano ngo itegeko ry'inkwano wapi Imana ni se w'imfubyi n'umugabo wapfakaza. Rero nimba unararerewe iwawe nkagira amahirwe Imana ikama umukunzi akaba nta bushobozi afite ariko nge nkaba nemera yuko twabana tukabana karamata tukazubakana ubundi bushobozi Imana ikaturemereye uburyo wowe ukanga kundekura ngo nange Imana izakubaraho urubanza kuko icyo gihe bahita bamugira igishoro. None se umuntu wanga gushyingira imfubyi ngo nukubera ko nta nkwano urumva we ataba afite ikibazo. None uje gusaba umugeni ari imfubyi se we wa musore waje gusaba umugeni aba yari imfubyi uwo nguwo kubera ko imfubyi n'uwo nguwo wundi imfubyi bayemeye uwo musore. Tuvuge ni umusore ari imfubyi noneho rero aje gusaba umukobwa muri famiye wenda afite ababyeyi kwa umusore ari imfubyi se. Yego. Umusore ari imfubyi nta kintu yavuga. Umusore ni umutwe nta kintu yavuga nta ngingo imurengera kwa sebu. Aragomba gukora nimba ari n'ubuyeda bukore ashaka inkwano ayizana. We nta ngingo imurengera ihari cyane kuko na pastor arahagarara ati ibisabwa byose mwarabikoze. Abakuru b'imiryango ati byarakemutse rwose rese bajya kuba ngo nabyo byakemutse akwasaba amadini akajya kopa wasaba akajya kopa ni burante byaba byiza. Oya na bintu byo gukopa
nta bintu byo gukopa ahubwo mu muco nyarwanda cyangwa mu muco mibanire n'abandi nimba Imana yemera ko inkwano ibaho inkwano nitangwe ahubwo mu basore badafite ubushobozi kujya bajye kugaragara nabi kwa sebikwe cyangwa abantu ngo bamenye yuko bajyanye umukobwa bataranakoye urumva nibakore koperative y'abasore bavuga ati wa musore we wowe turabona ari ukwiriye kugenda mbere yacu bakurisha ni muri bo mu basore bigire nk'abasore 5 bakora ikimine bavuga ati tugiye gushaka inkwano 1500 tuguyaguhereze numara gushyingirwa hazagerwa huyu nguyu bakajya bakora ikimine cyo gutangana kugira ngo basapotinge wa musore mugenzi wabo agaragare neza kwa sobukwe ndagira mu rugo bikanga sugagize mu rugo bikanga ubwo ndi oya Imana iyo yubatse urugo iguha n'umugisha utunga urugo iyo byanze byanga nkuko nabatangiye bafite byanze hari ibigeragezo umuntu ahura by'urugo hari n'ibyo ahura nabyo ari muri silibateri ibyo muri silibateri rero bitandukanye n'ibyo wubatse nujya guhura n'intambara z'abubatse uzahura n'abaguhumeza kubwira ati natwe nuko bimeze bubatse babati bibaho ihangane komera komeza usenge witenebuka komeza wizere Imana izabikora urumva Imana ishyigikira icyo bita umuryango rero nago byakwanga niyo byakwanga aba ari amahirwe yo kongera bikemera nabango ntacyo bitwaye ko umuvyeyi yagenda agashyiraho igiciro aho batengenda ashaka miliyoni 2 ku mukobwa wanje ntacyo bitwaye umubyeyi ashobora kuntu uburenganzira ashaka kuyivuga ariko bakurikije ijambo ry'Imana imba baramenye Imana bajye ku kintu bita urukundo bagabanye ibyo biguzi niba afite abakobwa be yarabagize nk'amatungo agurisha ubwo azabikora uko abyumva ariko nimba abakobwa ashaka kugira ngo urugo rwabo rukomere rwubakike nabikorana urukundo kandi yo gutegeka umukobwa ngo cyangwa umusore ngo bamugone ngo uzatanga miliyoni 4 bazi ko nayafite ahubwo niba hu uburenganzira umukobwa n'umusore biyumvikanire icyo mu nama bazakora igisubizo kizavamo baze bagihereza umuryango ubyumve hanyuma babashyingire bahere ko muri ya nkwano bumvikanyeho kuko baba bazi ubushobozi bw'umusore abazi ubushobozi bw'umusore abakobwa batanga avance hari abakobwa batanga avance bavuga hiki wono umwuka mubi wa diamond menya ngo iyo utanze avance cyangwa ugasambana uri umukobwa cyangwa uri umusore kandi mwitegura kuzubakana icyo gihe iyo mugeze muri urwo rugo mwubaka urugo rw'imiruho kubera avance gukora ku byashinganywe mwubaka urugo rw'imiruho urugo rufite stress urugo rurimo gucana inyuma urugo rurimo intonganya wubaka urugo rw'imiruho iyo ni imivumo n'imikasiro ubu yinjije mu rugo rwawe hari abantu bavuga ngo bava mu murenge bavuga ngo twamaze kuva mu murenge abaye umugore wanjye n'ubundi ntacyo bitwaye hari n'abonze bamaze kuva mu murenge bahita muri cya gihe cyo kwiyakira no kunywa ka fanta bahita banyura muri ghetto barigendera arabanza amamuhe avance nyuma baza gutekenika kwa pasiteri arabasezeranye arase urumva rwa rugo rwabo rwaje kugenda bwabo kwebuza gutaha nyine imihango yose nk'uko yagenwe ariko urwo rugo rwaje guhura n'ibibazo bikomeye cyane umuntu atanze avance umwe yaje guca inyuma undi bajyanira amakimbirane birangira bakoze divorce biturutse kuri avance cyane iyo ukoze nose abagira inama ki abakobwa hari igihe mara kuva mu murenge umusore akavuga ati rero wabaye uwanjye mu buryo bwemera amategeko ngwino ntabwo ngiye kwicwa n'umubiri kandi uhari oya n'ubundi nose imyaka 40 ingaha amaze mbare 40 cyangwa 30 batabikora ijoro rimwe cyangwa iminsi 2 kwihangana nibyo byamunanira n'undi wamaze kuba wanjye n'utabyemera ndaguca inyuma wakemera ko umugore wawe umuntu muvanye mu murenge uko kakabitetse ati ntabwo nakemera umusore wanjye nci inyuma akaza kumwe ati n'ubundi uri uwanjye erega nabira ntabwo byemewe ntabwo byemewe n'impamvu navuze ngo buri kwikura abadayimoni erega n'ubundi abasanzwe ari uwawe nese ugira ngo itegeko niryo ritumye amategeko ya leta niyo yatumye abo wawe ahubwo amategeko ya leta aza akomeza icyo mwebwe mwavuganye mwiyemezanyije mu mutima mu bumwe amategeko ya leta aza yemeza ashyiraho umupaka ashyiraho bariyeri
kavuga ati dore mwarakundanye muremeranywa ko azakubera umugabo azakubera umugore, none twebwe nk'amategeko ya leta kugira ngo tubashe kubaka ingo z'abaturarwanda bacu dushyizeho aya mategeko, nuyarengaho hari ibihano. Muzakora divorce ntuzavuga ngo wazanye imitungo iyi n'iyi byose muzasaturamo kabiri, nyine nimugira igihe cyo gutandukana bizanyura mu mategeko nawe ubangamiye undi bitewe n'ibyo basezeranye. Uwo gutanga avance rero ni icyaha gikomeye, ni icyaha gikomeye cyane imbere y'Imana n'abantu. Andi batanze avance bazajye kwihana ahubwo banasenge cyane Imana ibakureho uwo mwuka. Impamvu bahura n'intambara nyinshi yahora yikanga mugenzi we, se ko wavuganye n'uriya mukobwa, ese buriya nta kintu muri gupanga. Impamvu uhora ufite uwo mutima nuko uzi ko hari ibyabanje. Iyo myuka rero iyo karani iragukurikirana, icyo ari cyo cyose ukubaka ku rugo rufite umutima uhagaze. Tanga avance ni ikizira, ni ikizira, ni umwaka ukomeye cyane uba uri kwikurira mu rugo rwawe cyane. None se abandi mu bibazo batatanze avance bo atari avance batanze ko nafite ibibazo mu ngo byo babituruka kuki? Abo ngabo ni ibigeragezo rusange. Biriravuga ngo nta kigeragezo Imana ihereza umuntu kiruta kwihangana kwiwe. Ngo kandi ibigeragezo byose biza ari rusange mu bantu. Yesu yaravuze ngo ubwo nageragejwe bakanyanga bakankubita ngahora n'ibibazo bikomeye, ngo mumenye ko nta mugaragu ugira utashebuja namwe ariko bazabagenza. Nimba Satani yarafashe Yesu akamushyira ku musaraba, natwe ku musaraba tuzahajya. Bivuga ngo ibibazo birimo, ariko biravuga ngo ubwo Yesu yagerageje ubwe abasha gutabara n'abageragezwa bose. Ndashaka kubwira abantu bari kugeragezwa mu ngo muri iyi minsi, abasore bari kugeragezwa mu ngo muri iyi minsi, si ibya none, byabanjeho na kera. Intambara bari guhura nazo ziturutse mu bushobozi no mu bukene bukeya, mu bushobozi buke no mu bukene bafite, hakavukamo umwuka mubi. Ndashaka kubabwira ngo nibakomere basenga Imana. Imana niyo igomba kubikora kuko si ibya none, ahubwo ni ibintu byabanje. Ni ibintu mbese twebwe twinjiyemo ariko byabanje kera, ariko mu kubyinjiramo dufite Imana igomba kuturwanirira no kutwubakira cyangwa ikakubakira urugo rwawe. Nubona havutse ikintu gishobora kuba watandukana mwene so, injira mu mbaraga zo gusenga, uzahakura igisubizo, uzahakura uburinzi bukomeye cyane. Okay, twatuma tuganira ku nkwano. Hari n'abasore b'abakobwa bananiza, ugasanga bivuyemo beef ikomeye, na respect y'umukobwa mu rugo akayiba bitewe nuko bamuciye inkwano nyinshi. Ariko twavuga ngo inkwano zikwiye kubwumvikana hagati y'abakundana, cyangwa se bikagendwa ku bushobozi. Inkwano zikwiriye kuba ubwumvikane hagati y'abakundana, umusore n'umukobwa, bigendeye ku bushobozi bw'umusore. Bagendeye ku bushobozi bw'umusore. N'ababyeyi nabo bagashyiramo, nacyo navuga ngo bashyiremo imiyaga. Bo bafite ingingo ibarengera, ariko hari aho Imana idashobora kubashyigikira, cyane ko Imana idakurikiza indamu z'umuntu. Imana ikurikiza indamu z'umuntu. Yego. Hari aho Imana itagomba kubashyigikira. Agaryo umubyeyi akubwira ngo umwana wanjye yarize, ngo amashuri yarayize, abasore ahubwo ntibaba barize, bo ntibaba bavunitse. None so uwo mwana we wize yigishijwe nani? Abasore nabo barize bakavunika bakishyura minerval nabo bakwiye nabo barize kandi bose bigishijwe n'Uwiteka. Ariko bizahinduke n'abakobwa n'abasore baje babahaye inkwano nabo babahishimwe, n'ababyeyi b'abasore babahishimwe. Uvuze n'ababyeyi zayiduke n'ababyeyi y'abasore babahishimwe babaha inkwano. Aya ni ikosa rikomeye cyane. Umusore agomba guhiga inkwano. Umusore agomba guhiga inkwano kuko nabonye Transparency Rwanda ivuga ko abasore bakwiye kujya babaha inkwano. Ariya niho umuruho w'urugo ubutangiriye. Ubwo utangira mu gushaka inkwano. Buriya biba bikweretse yuko uzatunga urugo rwawe. Iyo wabonye inkwano uzatunga urugo cyane. Iyo wayibuze nawe uzarutunga, ariko arimo imbaraga z'amasengesho menshi cyane. Ari Imana afasha. Ari imbaraga z'amasengesho menshi cyane kuko urumva wubatse urugo rutarimo igitoki. None uri utangiye urugo nta muceri ufite, urumva umusheri wakubaza ati nyeneye kunywa agakoma kakabura, urumva wubatse urugo rutangijwe n'amasengesho gusa. Urumva Mana mfasha, Mana ndengera migaburo rya none. Urumva ariko iyo watanze inkwano n'umukobwa iyo yinjiye mu rugo yinjana icyo gitoki, ayo makara, ayo mavuta, mukabiryaho nk'iminsi, icyo gihe muri kugenda mwiyubaka munakora nyine mwongera ku by'ababyeyi babaremeye. Yes, basore mutanga inkwano, namwe babyeyi mwe kugurisha abana. Ariko bashora.
bo kubashora bo kubigira business, bo kubigira ikiguzi, bo kuremereza ibintu, ahubwo icyambere ni urukundo mu bantu n'ubwumvikane hagati y'abakundana, hanyuma mugashyigikira abana mukabubakira urugo, kuko ni wakubakira umubyeyi umwana wawe urugo uruvuma, ni wabwubaka uruvuma, kuko uyu muvumo ukurikiza umwana umukwe wawe bimubaho uvuga ati n'ubundi niye yamaye make, n'ubundi wakoye zingahe, n'ubundi ahora yubakiye ku rugo rw'imiruho biterutse ku mivumo y'ababyeyi. Yego, tugana ku musozo hatanga nimero ya telefone kugira ngo uzagira icyo gusobanuza zaguhamagara. Murakoze cyane. Nimero yanjye ya telefone ni 078 968 24 iyo nimero yanjye. Yego, hagize icyo kubaza yazakubaza kandi agakora subscribe ku Ijuru ry'Abera. Bajya badusura ku Ijuru ry'Abera TV, baharanire kwinjira mu Ijuru ry'Abera, ko nta juru ry'abanyabyaha rihari, hazaba hari Ijuru ry'Abera. Ni mpamvu ababyeyi Imana bategeka kuba abera mu ngeso zabo kugira ngo bazajye mu Ijuru ari abera. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Imana ibamugisha, abasore nabo bakomeze kuba abera mu ngeso zabo n'abakobwa. Yego, wikoresha ngo nta nkwano bafite kandi bayifite cyane, bayishakisha bajye no guhubumba amatafari bayiza. Murakoze. Murakoze cyane.